Turagusuhuje nanone nshuti ukunda Trek TV. Mwiboneye ko gukora subscribe bituma video zacu zibageraho mbere y'izindi zose kandi zikabageraho mbere y'abandi bose. Kuba warakanze subscribe ntacyo wahombye rwose. Uyu munsi rero tukuzaniye indi nyamaswa tudashidikanya kuri bugushimishe cyane. Ni inyoni iruta izindi zose. Iruta inkoko, ikaruta dendo, ndetse isumba umuntu. Izina ryayo ni Autriche mu Gifaransa, Ostrich mu Cyongereza, mu Giswahili ni mbuni. Kubera ko iyo nyoni itaba mu Rwanda, izina ryayo turitira abaturanyi, maze natwe tukayita imbuni. Kuba ariyo nyoni nini kurusha izindi namaze kubivuga, ahubwo reka tujye ku bipimo byayo kugira ngo tubihamye. Isake y'imbuni iba nini kuruta imbunikazi kuko ipima metero hagati y'ebyiri n'eshatu kuva ku kirenge kugera ku mutwe. Ikagira uburemere bw'ibiro hagati y'ijana n'ijana na makumyabiri. Naho imbunikazi yo ikaba ireshya na metero hagati y'imwe n'igice n'ebyiri ku biro bishobora kugera ku ijana. Uburebure bw'imbuni kuva aho ijosi ritereye ukagera ku murizo bugera kuri santimetero 53, birenga igice cya metero. Ijosi ryayo rireshya na metero imwe. Ukuguru kwayo kugeza kuri metero imwe n'igice. Ibyo ku kuguru turabigarukaho mu kanya nyuma y'uko uri bube umaze gukora subscribe niba utarayikora. Ukuguru kwa Autriche gutereyeho ikirenge gifite umwihariko wo kuba kiriho amano abiri areba imbere. Aha ni mu gihe izindi nyoni usanga zifite amano ane, ino rimwe gusa ari ryo rireba inyuma. Hari kandi n'inyoni zigira amano atatu, urugero nk'iyitwa Leia. Ariko iby'amano abiri byo byihariwe na mbuni, Ostrich. Reka tugaruke ku maguru yayo n'amatako y'imikaya ikakaye yabihuza na cya kirenge cy'amano abiri ariho ibikohwa, aho igikohwa kimwe kiba gifite santimetero zigera ku 10, bikayihindukira intwaro ituma imbuni idapfa kwisukirwa. Uti gute rero? Imbuni ifite ubushobozi bwo gutera umugeri wujyana imbere. Iyo mayigeri cyangwa amawashigeri iba ifite ingufu ku buryo ihamije mu cyico inyamaswa nk'intare biyisigamo imvune byaba ngombwa bikayihitana. Ubwo nawe urumva icyo yakorera umuntu wayirakaje. Wenda uhise uvuga uti nakiruka nkayisiga. Ibyo rwose ntuzabirote. Kubera se ko yaguruka ikagufata? Reka da. Amababa yayo ni magufi ku buryo idashobora kuguruka. Nubwo buri baba rifite uburebure bwa metero imwe, ntibuhagije mu guterura bya biro byose tumaze kuvuga. Ubwo rero niba mu mababa byanze, Autriche irashakira mu maguru. Iyi nyoni intambwe yayo isanzwe ireshya na metero. Ariko iyo iri kwiruka yamariyemo, ijugunya ikirenge muri metero 5 kuri buri nshuro. Amababa yayo ayifasha kwiruka idahungabana ndetse no guhindura icyerekezo mu buryo bworoshye. Wakongeraho rero kuba idafite ino ry'inyuma cyangwa agatsinsino, bigatuma yirasa vuba vuba ku buryo ishobora kugera ku muvuduko wa kilometero 70 ku isaha. Wayisiga? Usain Bolt akaba umuntu wa mbere ku isi mu kunyaruka yabashije kugera ku muvuduko wa kilometero 37.58 ku isaha, aho metero 100 yazirutse mu masegonda atageze ku 10. Aha rero Autriche cyangwa imbuni yabigeze kure cyane kuko ishobora kumara iminota 30 yiruka ku muvuduko udahinduka wa kilometero 70 ku isaha. Kigali Muhanga yahagenda isaha imwe batayifashe ngo bayanike. Ubwo rero twavuga ko mu ntwaro zayo harimo imigeri irindwa mubi n'umuvuduko nk'uw'ivatiri. Ariko nanone ntitwakibagirwa ko ku mutwe wayo uteye kuri wa mujosi utuma isumba nyinshi mu z'ishyamba hariho ijisho ndeba kure ndetse rikaba igitangaza mu bunini, dore ko ringana n'agapira bakinisha tennis, akadenesi, umurambararo wa santimetero 5. Ijisho rya Ostrich mboni. Ubwo se
igi ryayo ringana iki? Umushwi wayo uramutse wumvise byinshi ku muryango w'iyi nyoni iruta izindi zose wakumirwa ndakurahiye. Izo subscribe, likes, share, none se uragenda ntacyo tubwiye? Hepfo muri comments tuzakugezeho n'ibindi. Cyangwa se niba utanyuzwe duhe dislike. Bye bye.